w'umudamu umwe cyangwa se w'umugore umwe ntabwo turabyara ariko biri mu nzira. Israel watangiye umuziki gute? Murakoze cyane. Natangiye umuziki yaciyemo iminsi itari mikeya. Natangiye umuziki ncuranga bwa mbere na mbere, nabanje gucuranga gitari, njya no kuri bass, nyuma nanone nza kubyongeramo kuririmba. Ni muri ubwo buryo natangiyemo umuziki. Urumva zisitandanje? Ndagerageza kabisa. Yes, watangiye ucuranga gitari, ucuranga gitari bass, ukaba uje uri nk'umuririmbyi. Ese byagenze bite kugira ngo wisange uri umuririmbyi kandi uri umucuranzi ubundi? Ubundi mbere naririmbaga muri korali ndi mutoya. Nyuma rero naje noneho kwiga gucuranga, ndabase ko ndirimba muri korali kuki ntakiga no gucuranga, noneho nge nicuranga ariko noneho n'ubundi nkomeza no kuririmba. Naje rero gucuranga, hanyuma kuririmba wenda bisa nkaho urabizi kuko abacuranzi kenshi muri kwaya ntago bakunze kuririmba, ariko kandi nkajya numva no kuririmba nayo ari impano yanjye, kandi nanone mbikunze nanabishaka. Nyuma rero nza kuvuga ntireka noneho n'ubundi n'uburirimbyi bwanjye nahoze nkora kera nabwo mbukomeze nanjye nzajye ndirimba, hanyuma n'ubundi mbifatanye no gucuranga. Ni muri ubwo buryo niciye mu kuririmba. Yes, ukaba uraje nk'umuririmbyi. Indirimbo ni akanga afite? Indirimbo ni ya gatatu mfite. Indirimbo ya gatatu, indirimbo ya gatatu. Izambere zari zihe watangiye kuyiga? Ya mbere ni indirimbo natangiye ndirimba mu bukwe, hari mu bukwe naririmbye y'ubukwe, ni indirimbo y'ubukwe ubundi. Ariko noneho natangiye kuririmba hari mu bukwe bwa mushiki wanjye, ndayiririmba nyuma n'ubundi nza kuyireka. Indirimbo y'ubukwe aho ngaho niyo ndirimbo nahereyeho nkora. Hanyuma ubwa kabiri nanone nza kuririmba indi ndirimbo yitwa Ndamuririmbira. Hanyuma iyi ngiyi yitwa Hahirwa nayo niyo nakurikijeho ubwa gatatu. Ni indirimbo wakoreye kwa producer nde? Ni indirimbo nakoreye ku producer witwa Sam, wenda azwi cyane mu gukora ama gospel, ufite studio yitwa River Studio. Niho iyo ndirimbo nayikoreye. Ariko amakuru dufite ni kwa barace no ku Nyundo. Murakoze. Nibyo nize ku Nyundo kuva muri 2016 kugeza muri 2018. Wagiye ku Nyundo gute? Ko usanzwe umucuranzi mwiza? Nagiye ku Nyundo nkuko nabikubwiye, nakundaga gucuranga ariko noneho nkakunda no kuririmba. Noneho rero naje kujya ku Nyundo kuko numvaga nshaka kugira ngo mbikore neza kurushaho. Urabona hari ukuntu umuntu aba akora ikintu ariko wenda atagifiteho ubumenyi buhagije cyangwa amakuru ahagije, kuko numvaga mbikunze mbishaka kandi binyakamo. Nagiyeyo kugira ngo mbyige noneho nzajye mbikora neza kurushaho, ndetse nzanakomeza Imana ninshira inzira bikaba ngombwa. Ugera ku Nyundo uriga, niki wavuga ko n'icyo wavanye ku Nyundo utajyanye? Murakoze. Icyo navanye ku Nyundo ntajyanyeyo nuko muri rusange narushijeho kugira ugutwi ku muziki kumva cyane. Nicyo kintu navuga navanyeyo muri byinshi. Ntabwo nawenda nawe cyita kimwe, ariko muri rusange icyo navanyeyo kiruta ibindi ni ugutwi kwa muzike kumva cyane, ore muzikali. Ariko ubundi umuntu umuntu ashobora gutekereza akavuga ati abundi abantu biga umuziki ku Nyundo murasambi yanze babibereyemo. Ubundi dushushanyirize umunsi ukuntu uba uteye ku Nyundo. Murakoze cyane. Umunsi wo ku Nyundo ukuntu uba uteye: mu gitondo saa 11, ubundi saa 11 saa 12 gutyo ni ukubyuka tugakora ibyo bita mu ndimi z'amahanga warm up. Warm up ni uburyo bwo gutoza ijwi ryawe cyangwa se instrument yawe iyo ucuranga, ko abahiga y'abaririmba n'abacuranga. Hanyuma mu gitondo saa 2 ubwo nyine murabyutse, mumaze kunywa igikoma ko nyine ni muri interna, murarangije byose bivuze ngo interna, muje muri class muriga. Noneho hakaza professeur. Haba hari abaprofesseur bagiye batandukanye bigisha umuziki wo kwandika, music notation, music tradition, n'amasomo agiye atandukanye. Mwinjira muri classe, professor akaza akajya imbere akiga rwose, mugafata n'amakaramu n'amabike mukandika byose. Hanyuma saa 4 nyine agacamo pause, mugakomeza saa 6 agacamo n'ubundi pause. Tukajya gukina bisanzwe. Urabona ntabwo ari nk'iby'abana batoya, ariko nyine hacamo pause mukandira.
muba muri kuririmba pause mwishasa baririmba bagiye muri pause baririmba muciye mu ijambo naba ivuri no kuvuga ngo barabyukaga bagahita banywa igikoma nyine ni itegeko gusa wenda icyo navuga nuko hari uburyo bwa externe n'uburyo bwa interne ibyo byo wenda muryango murabizi arabiga bataha haranabiga wenda babamo wihitamo ariko ngira ngo hari banza barabihinduye kuri ngo abanyeshuri bose basigaye biga babamo kwa kwenda n'ikigo kiri hafi ariko ngewe nkigayo hari abashobora kwiga bataha nabiga babamo ukaba iyo wize muvana ni impamya bumenyi uvanamo ubundi iyo wizeyo uvanayo impamya bumenyi sinzi ukuntu wenda nayita ariko ubundi ni certificate kuko ukuntu babo babara ama level babara level 3 level 4 na level 5 ibindi basigaye biga mu mashuri asanzwe noneho nyuma y'iyo certificate bakaguha certificate ariko noneho bavuze yuko hari indi myaka bazongeraho kugira ngo noneho wongere icyo cyiciro kibe cyuzuye neza nuko ngo navuga ko bimeze kugeza ubu ngo yes akaba ari umusore umupapa umuntu wese uririmba mwita umusore umupapa uri kumva iyi akaba ari indirimbo yakozwe na producer Sam yitwa Hahirwa ariko amakuru dufite nuko iyi mpano wabivana ku mubyeyi nubwo wabyize nibyo iyi mpano n'ubundi nyivana ku mubyeyi ntabwo natinya kubivuga ko nta nicyo bintwaye ni papa wanjye ubundi yitwa Pasteur Rushema Ephraim abenshi bamumenye wenda mu ndirimbo zo hambere cyane cyane muri Chorale Hosiana yo muri ADPR yo mu Gakinjiro yagiriye indirimbo zitandukanye kubone papa wanjye nyine nawe yagiye amfasha mu bintu byinshi birumvikana navuga ko iyo mpano nawe ari we nyikomora yes ndagira ngo murabyumva neza ko isuku igira isoko ntabwo wapfa kuza upfe kwisanga mu bintu gutyo yego ari n'ababikora kwa kuntu nyine umwana yivukira n'ibyo umwana yivukira ugasanga afite impano runaka umunyemana ariko akenshi ukunda gusanga akenshi impano ituruka mu muryango yaba kuri papa wawe mama wawe kuri sokuru nyogosenge ndetse n'andi masano ariko uyu nguyu we impano yayivanye kuri papa na pasteur buriya papa we nawe wasanga yarabanye kuri papa wa papa we ariko tugiri kumwe na Israel ino ndirimbo papa kimba yavuze gukiniye comment yagwaye bwa mbere murakoze cyane papa wanjye amaze kuyumva yaranguye ati indirimbo ni nziza komereza aho ngaho mu by'ukuri comment ya mbere yampaye niyo kungango courage komereza aho ngaho n'ibyo utarageraho uzabigeraho kandi bizaza kuvuga nta mikoranire wenda kugurimba gospel nawe arimba gospel nta mikoranire kuvuga ati wenda papa nk'umuntu ufite izina wubatse muri gospel ese ntabwo ubitekereza kuba wenda mwazakorana nk'indirimbo runaka abantu bakazayumva ikaba umwana na se twagiye dukorana kugira ngo wenda hari indirimbo tugeze gukorana ariko sinzi wenda niba abantu bayizi ni indirimbo yajyaga ica kuri radio Umucyo kera ivuga ngo tega amatwi radio Umucyo ikubarira inkuru hanyuma ubwo ngubwo twigeze kuyikorana muri icyo gihe cyatambutse ariko twagiye dukorana n'izindi yaba izo mu gitabo yaba izigiye zitandukanye mbega navuga yuko noneho ubu kigiye kigeze cyo kugira ngo noneho dukorane iyanjye niye noneho wenda mbe nayishyira hanze iro official yuko ari iyanjye na ndabona n'iminota iri kudufata iminota yatujyanye reka turirimbeho gato cyane kuri iyo ndirimbo ubundi tugaruke natwe dusezera nzamuhimbaza iminsi yose nkiriho kuko iyo avuze byose biramwumvira nzamuhimbaza iminsi yose nkiriho kuko iyo avuze byose biramwumvira dore Uwiteka aje kuguhoza amarira yo